Genes numva ko ari generation nshyashya ngira ngo nje niko nanjye bwanye ntabwo nisobanukirwe ntago mbizi uko nago ndi muri Genes ariko numva ko ari generation nshyashya ije mu rwenya guhindura ikintu runaka cyangwa nanone ikamenyesha ngo n'urubyiruko urabona nk'iyo bavuze 17 aba teenagers nyine arantu nyine mwiyumva nanone iyo bavuze aba teenagers 17 19 18 19 17 aha 20 oya ndimo ndaguhereza urugero 17 18 19 urumva n'aba teenagers nyine teen nyine iyo myaka nyine iri munsi ya 20 teen n'aba teenagers nyine rero generation Z Genes numva ko generation nyine n'abantu baje vuba nyine runaka turushe wowe nkawe kandi njyana ngezanye generation nje niko mbyumva nyine n'abantu bashyashya bazanye NZ unayiri inyuma reka iyo NZ ngiye isobanura naramukoye zirakamwe nyeka ko ari nge muntu mu by'ukuri shamani ngerageza kuba nashimisha abantu kuva kera kugeza n'ubu ngubu ariko singiye gusa hari n'abandi benshi cyane Rufendeke arabashimisha njye ndabizi ku giti cyanjye kuko ahantu nanjye mutumira hakaba hari uwo bita Babu muri Comedy Night hakaba hari uwo bita Michael muri Comedy Night hakaba hari uwo bita Yego hakaba hari uwo bita abanyarwenya ni benshi urebye abo yagiye atumira hano abona yiruka n'ibigomba guhinduka simbizi niba baratandukanye yekwe baravuze ko ntago babivuze ariko baratandukanye icyo wenda reka nyishyire ku mugaragaro murabizi ko mvugisha ukuri baratandukanye situzi icyo bapfuye ariko nibo bantu naheruka muri comedy kandi bakoraga ibintu nyine ubona ko biri ku murongo Zubri Comedy nabo baratandukanye I'm pretty sure ibyo ndabivuze ntago bakiri kumwe umwe akora ibye n'undi akora ibye hari n'ufite ibyo yateguye hari n'undi ufite ibyo yateguye Samo nawe sinzi ibintu yatangiye bishyashya ntago nabyamamaza kuko ntago yanumiye nta nyungu nge mbifitemo bimeze nk'aho ari ugwangana n'abagande ariko ntago ariko byari bimeze gusa bagomba kwigaragaza nk'umuhanzi w'umunyarwanda Alex Mange ni big afite izina riremereye cyane so rero hariya ngomba kwigaragaza nk'umunyarwenya at least nibahamagara umunyarwenya Uganda nzabe ndiyo nzi Ikigande nzi Icyongereza ariko nabikoze mu Kinyarwanda uko bikwiriye aho bitewe n'ibitaramo umuntu aba afite ntabwo umuntu aba afite umwanya wo kuvuga ngo agiye gutranslatinga brag mu Kigande ariko Alex Mange avuze ngo Joshua ndaguhereza miliyoni 5 ngwino performing Uganda naza nkabicaza mwese mukameza ama ideas nka translatinga mu Kigande gusa kuba nyikiri muri Genes nuko sha nkora neza kurusha abandi ntago ari ibintu byo kwica nkora neza kurusha abanyarwenya basanzwe nyine bakarahanyuze ari abantu bagushinja gukora ibijyanye n'ibisheke babaza ikibazo aho ufashe mikoro gusa nta kindi kibazo babaza uyu umeze nk'uri ku musarani utegereje winjira n'uwuwe we nawe baza ikibazo cyawe mbere yuko umuntu ababaza iki Genes Comedy ku myaka 3 maze yego urabona ari iki uwitwa Farimir ufasha ko yararushije abandi bantu bagiye bazana comedy standard nyine icyarusha abandi bateguye ibi bitaramo runaka bagaflopinga nico ushaka kubaza ikintu abarusha nuko Merci first of all reka mbanze sobanure okay ngiye kubivuga n'ubwa mbere ngiye kubivuga bino bintu nuvuga ngo Merci ajya gutegura kino gikorwa yaduhamagaye nk'abanyarwenya turagikora pe icyo I mean your meeting tuyigiyemo atubwira uburyo tugomba gufatanya nk'abanyarwenya ikindi tugafatanya ariko haza kuza abanyarwenya runaka batumvikana nawe kubera ko bamaze imyaka mu gakino ariko nta nyungu babona
bakumva Mercy idea yazanye nk'umuntu bari kuri level imwe batahuza urimo nabyumva neza noneho barimo bande yes yitwa Joshua Kamirindi mbese neza n'amahoro very imyaka 3 muri Genzi Comedy n'urugendo rwa rumeze gute sha kuri njyewe ntago ndi umunyarwenya wo muri Genzi reka ndi umunyarwenya wigenga ku giti cyanjye ahaje kiraka njyayo nkagwayo nkakora hano mba naje mu kiraka ntago sinzi niba Genzi icyo bisobanuye niki niki ndabizi ko nawe bizi wajya mbigusobanura nawe imagine kuba waje gukina utazi icyo bisobanuye ndabizi Genzi we nk'umunyamakuru nawe dusobanura bisobanuye oya ngwino yego Genzi bisobanuye Genzi numva nyine kari nk'abajene cyangwa se ubwo nyine undi munyamakuru ari abonye ibyo undi munyamakuru ari ngo ni nk'abajene hari igihe mukamera ibintu mutazi n'ibyo ari byo aha Genzi generation nge numva ko ari generation nshyashya ngira ngo niko nabyita Z cyo niba ari Zahara iki Tazari ibintu nk'ibyo ariko Genzi numva ko ari generation nshyashya ngira ngo nge niko nanjye ubwanjye ntabwo nisobanukirwa ntago mbizi uko ntago ndi muri Genzi ariko numva ko ari generation nshyashya ije mu rwenya guhindura ikintu runaka cyangwa nanone ikamenyesha ngo n'urubyiruko urabona nk'iyo bavuze 17 aba teenagers nyine hari ahantu nyine mwiyumva nanone iyo bavuze aba teenagers 17 19 18 19 17 aha 20 oya ndimo ndaguhereza urugero 17 18 19 urumva ni aba teenagers nyine teen nyine iyo myaka nyine iri munsi ya 20 teen ni aba teenagers nyine rero generation Z Genzi numva ko generation nyine ni abantu baje vuba nyine runaka nawe birakuraniye kubisobanura turushe wowe nkawe kandi njyana igeze generation nje niko mbyumva nyine ni abantu bashyashya bazanye NZ unayiri inyuma reka iyo NZ ngiyi isobanura naramukoye zirakamwe yego anyways umuziki kingana cyo muri Genzi Comedy asha nago navuga inshuro ariko byanga byakunda it can't exceed 10 times ari gihe cyaciyemo utazi bice byabaye bike nyeka ko Mercy uburyo pangamo boro za Genzi kuko nago navuga ko amafaranga Mercy member angana nayo ahemba abanyarwenya basanzwe uhenga menshi kuko we as comedian legends reka mbyite ko ariko bimeze ukora igishego ibyo ni wowe bivuze mbona ko njyewe nk'umuntu wakoze comedy kuva kera nka keepinga the good work nyine kuba good will akosha wiga Mount Kenya konze kari bo abantu baboroka cyane nyeka ko ari nge muntu mu by'ukuri shamani ngerageza kuba nashimisha abantu kuva kera kugeza n'ubu ngubu ariko singiye gusa n'abandi benshi cyane nande Rufendeke arabashimisha nyine ndabizi ku giti cyanjye kuko ahantu nanjye mutumira hakaba hari uwo bita Babu muri Comedy Night hakaba hari uwo bita Michael muri Comedy Night hakaba hari uwo bita Yego hakaba hari uwo bita abanyarwenya ni benshi urebye abo yagiye atumira hano abona yiruka n'ibigomba guhinduka batandukanye sawa simbizi niba baratandukanye yekwe baravuze ko ntago babivuze ariko baratandukanye icyo wenda reka nyishyire ku mugaragaro murabizi ko mvugisha ukuri baratandukanye tuzi icyo bapfuye ariko nibo bantu naheruka muri comedy kandi bakoraga ibintu nyine ubona ko biri ku murongo Zubi comedy nabo baratandukanye I'm pretty sure ibyo ndabivuze
ntago bakiri kumwe, umwe akora ibye n'undi akora ibye, hari n'ufite ibyo yateguye hari n'undi ufite ibyo yateguye. Samu nawe sinzi ibintu yatangiye bishyashya, ntago nabyamamaza kuko ntago yanumiye, nta nyungu njye mbifitemo. Uretse urukundo ariko ni comedy for peace, dushatse twese twabijyamo. Harimo Nyakiso Mitsutsu yabitangiriye ku ruhu, ni nkanjye watangiriye comedy muri agence hano nuzereme. So ni ukuvuga ngo man ngiye kuba nyikiri muri comedy nuko hari uburyo nangamo message. Ngira ngo mwayibonye muri no comedy show, it was like a competition, bimeze nk'aho ari uguhangana n'abagande, ariko ntabwo ariko byari bimeze. Gusa bagomba kwigaragaza nk'umuhanzi w'umunyarwanda. Alex Mange ni big, you know, afite izina riremereye cyane. So rero hariya ngomba kwigaragaza nk'umunyarwenya, at least nibahamagara umunyarwenya Uganda nzabe ndiyo, nzi Kigande, nzi Icyongereza, ariko nabikoze mu Kinyarwanda uko bikwiriye. Aho bitewe n'ibitaramo umuntu aba afite, ntabwo umuntu aba afite umwanya wo kuvuga ngo agiye gutranslatinga brag mu Kigande. Ariko Alex Mange avuze ngo Joshua ndaguhereza miliyoni 5 ngwino performing Uganda, naza nkabicaza mwese mukameza ama ideas nka translatinga mu Kigande. Gusa kuba nyikiri muri Genzi nuko sha nkora neza kurusha abandi, ntago ari ibintu byo kwicya, nkora neza kurusha abanyarwenya basanzwe nyine bakarahanyuze. Hari abantu bagushinja gukora ibijyanye n'ibisheke. Babaza ikibazo ibya Patrick aho ufashe mikoro gusa nta kindi kibazo babaza. ibya Patrick urumva ibirambi. Uyu umeze nk'uri ku musarani utegereje winjira n'uwowe, we nawe baza ikibazo cyawe mbere yuko umuntu ababaza iki. Genesis comedy ku myaka 3 maze. Yego, urabona ari iki uwitwa Farimir ushobora kuba yararushije abandi bantu bagiye bazana comedy standard? nyine icyarusha abandi bateguye ibi bitaramo runaka bagaflopinga nicyo ushaka kubaza. Ikintu abarusha nuko Merci, first of all reka mbanze sobanure ibi. Okay, ngiye kubivuga n'ubwa mbere ngiye kubivuga bino bintu. Nuvuga ngo Merci ajya gutegura kino gikorwa yaduhamagaye nk'abanyarwenya, turagikora pe. Icyo I mean iyo meeting tuyigiyemo atubwira uburyo tugomba gufatanya nk'abanyarwenya, ikindi tugafatanya, ariko haza kuza abanyarwenya runaka batumvikana nawe kubera ko bamaze imyaka mu gakino, ariko nta nyungu babona, bakumva Merci idea zanye nk'umuntu bari kuri level imwe batahuza. Urimo nabyumva neza? Noneho barimo bande yego abo ndaza kubavuga aceza urashaka kujya kutonze twaye naba Wowe bashyire hanze mu reka nkubwize ukuri abo bantu raza kubamenya. Nukuvuga ngo Merci abona ko we guys we are big headed, nyine dufite code yakiri mu mutwe ishobora kutumva ibyo Merci idea ari kuvuga. Merci nyiraga arabireba, nanjye ndi mu bantu mu by'ukuri batamwumvaga pe. Arabireba arangira aravuga urabizi, reka nihimbira ababire banjye bashyashya aribo ba Muhinde, ba Pirate, bande baje baza nyuma, aho batangiranye nabo murabazi. Ngezemo nanjye hagati, nanjye nk'umuntu wari waramuka, ariko Rusina ari mu bambere bamwemereye. Ngezemo nanjye hagati, ariko urabizi ko Merci we yarambwiraga Joshua uzaze muri byibuza watendi, ndaza ndatendinga ndareba umunsi wa mbere uzazo perform, ndazana na performing for free, dari tikiyamaye man. Mbona ikintu kiri gutera imenda, ndavuga rero ibintu turimo wa mugani ni ubufope. Let me support the guy. I'm pretty sure ko show nk'ebyiri niba atari 3 yewe urebye show zakurikiye mbere yuko aza muri Kigali, ni nkaho nabyita ko ari ubuntu. Naramukoreye pe uko bishoboka, uko nabonaga ari umuyoboro runaka arimo, kuko day by day there is a change, there is a metamorphosis, you know. Hari akantu nyine ta ahubwo urabizire kandi hano ndabona ariho hari umuyoboro mwiza, mba mbigiyemo gutyo. I supported him. Ayo n'umunsi azabibabwira, nyaho umunsi namubwiye kugira ngo mukatire, namubwira Merci na brag mfite.
aranambwira Joshua nta kibazo uzaze nzaze kwandikira ese ambwiye ngo azazinyanje namubwira wabizi shyira kuri list nanjye nzaza ndagenda ndaperforminga man urumva ikintu kirakura gutyo kigenda gutyo mundi center agenda performinga nyirango guhera muri show zose na performance zameze kugera mundi center nabaga man of the show uretse show nyirango ntuzanwitsemo nyiri gito Ebana yaraperforminga meza amafaranga ndavuga ndayiye kandi nari ngiye gumba gukora bwa nyuma ariko finally na performance neza biraza biri mukabijya mu nuza hano kan Kigali mbone ikintu kirakuze bro kirakuze Melissa akomeza amamagara kandi nyenda nyitwaramo neza amashow menshi nagiye mba man of the show wenda uretse ubu nguko hari impinduka hari igihe haza abanyarwenya pirate hari igihe haza umushumba biterwa n'uburyo umuntu yateguye ariko being constant Joshua nyine nkaba ndi kuri ya level itagizima itamanuka itagira gute ndabyishimira kandi nkeneye ko nabo banyarwenya runaka uzababaza abanyarwenya bose bakubwira umunyarwenya uri hamwe umunyarwenya utajya wishyira hejuru bazakubwira ngo Joshua nawe ubuhamya bwitangiye njyewe ndabivuga neza uzabaza umunyarwenya we mu bagi legends bose wana seti yabikubwiye Joshua ni ngiye muntu uri hambo mu banyarwenya bose ko njyewe narwango ngira nta muntu nyeneye amafaranga abanyarwenya bakizamuka wenda bamuhinde bamaze gufata bageze ariko nabandi bazamuka niba ushobora kuza ukaganira nabo ukababwira you performed nicely ugomba kongeramo akakantu kabagira inama bro nta kindi kintu runaka batagukorera njye ndamuse nanateguye show ampesi ushobora ko natumira abanyarwenya bamwe bakaza bagaperforminga for free aburi kimwe yitegura aburi kimwe yitegura bro nago show zose ariko nazigira nazamamaza se cyangwa ngo nze nzivuge ngo uyu munyarwenya yaramfashije hari show ziba ziri aho ngaho hasi zitameze nk'ize za kan Kigali za Genesis kwa kundi Antonovo baguhamagara wagwane nize biteze turagohereza 200 300 400 500 wino zo performing nkaza nkamusinga rimwe nkahita nshyiraho abanyarwenya bandi nuko hamagara DJ Maron ndaguhereza 500 uzu DJ yarangiza akahita ashyiraho ba DJ Spini ba DJ basoni jenga banacomos amafaranga ndi kuyasajana neza urumva ni guke biba bimeze gusa all in all muri comedy industry nta kibazo pe nuko bihagaze yego nakoje ni abantu bajya gushinja gukoresha ibishego ubivuga iki ibishego iminota yarenze gusa icyo nabivugaho nuko nyeka ko ari ibintu mukunda nawe urabikora niyo mpamvu bikora njyewe buriya uratagetinga audience ukavuga se ino audience nyijemo urabona nk'ino audience iratunguranye iyi ngiyi yabaye uyu munsi harimo abayobozi harimo abakecuru harimo urubyiruko harimo iki urumva kugira ngo uzane brag ishobora kubahuza bose biragora kereka uzanye umukire n'umukene kandi hano sinigeze mbizana ugomba kuzana cya kiburaga abantu bagomba guhuriraho bose niba ku masegonda 20 ariho urangiza igikorwa cyawe kamenya ngo ibintu byambaye uko amasegonda 20 nigeze kuyarangirizaho pe turangirije kuri ingahe wabaza uri kuri telefone buriya yashatse kugira ngo yirenganye gusa nuko bimeze ushaka boro isanisha na audience urabona uzanye umukene n'umukene hari abantu bose bakumva iyo brag kuko nta muntu utabayeho umukire nta muntu utabayeho umukene manager tubwiye ko iminota yageze wakoze kutuganiriza sha murakoze cyane namwe